mu gihe hari umubare munini w'abantu benshi batizera mu marozi, hari nk'Ibyamamare bakunzwe hano mu Rwanda bagiye bemera ko bigeze kurogwaho kubw'Imana bakarokoka ubu bakaba bakiri bazima. Ni kenshi uzumva bivugwa ko mu ruganda rw'imyidagaduro haba mu Rwanda no mu mahanga habamo amarozi ashingiye cyane cyane ku ishyari, ariko nibyo urakubona abantu b'ibyamamare bo ubwabo babyemerera cyangwa babihamye ko hari abo byabayeho. Gusa nanone hari bamwe bagiye biyemera ko byababayeho bakarogwa ndetse bagashora n'ibyo bari batezwe birimo amahembe n'ibindi. Muri aba harimo abakurikira Ama-G The Black aganira na Jalas TV ku gitaramo yari aherutse gukora amurika album ya gatanu yise Ibishingwe. Nibwo umuraperi Hakizimana Amani wamenyekanye mu Ikinga Ama-G The Black yavuze ko yari amaze iminsi arwaye uburwayi budasobanutse nyuma y'icyo gitaramo. Ubusanzwe Ama-G utari usanzwe yizera amarozi yahishuye ko uwamuroze ari umuntu we wa hafi, avuga ko aba batarabona anagira inama abantu ko bakwiye kujya bagira amakenga bakagenda bikandagira. Nguko uko Ama-G The Black yemeye ko yarozwe ariko akaza gukira. Umuhanzi Nyarwanda Marie Martin nawe yavuze ko yigeze kurogwaho, aho ngo yahawe indabo n'umukobwa avuye kuri stage. Yasobanuye ko umukobwa yamuhaye indabo hanyuma akamusaba kuza kuzifungura mu rugo kuko harimo impano yari yamushyiriyemo, ariko ubw'amatsiko Marie Martin yahise ayifungura mu modoka maze asangamo uburozi. Aganira na Yago TV show yagize ati nasanze n'inzara nshya zimeze nk'iz'inyoni ubona zimeze nk'aho bazikuyemo uwo munsi, mbonamo n'ijisho rimeze nk'iry'ihene ritose naryo rimeze nk'irivuye mu kinyabuzima ryacyo ako kanya. Nyuma yo kurokoka ayo marozi Marie Martin yakomeje avuga ko yahise yicara hasi arasenga ashima Imana, ariko atatangira no gutinya ikintu cyose yahabwa ari kuri stage. Umwe mu baraperi bakunzwe cyane mu Rwanda Gatsinzi Emery wamenyekanye nka Riderman ubwe yemera ko yageragejwe kurogwa inshuro zirenga ebyiri. Rimwe ubwo yaganiraga na MIE yahishuye ko mu myaka ya 2014 yarozwe maze agataha akamererwa nabi kugeza naho yarutse amaraso. Nyuma y'uko akize ubwo bwa mbere, nyuma nabwo abagerageje kumuroga babishyize mu cyo kunywa kubw'amahirwe ayobona atarasomaho kwa kundi abantu baba bahana cheers. Yazamuye ikirahure amona ibintu bidasanzwe nk'uwo bishyizemo arabimenya, niko kumuhamagarira ababishinzwe umutekano. Uwo washakaga kumuroga yasobanura avuga ko ari akabuye yatoraguye mu Kivu ko gutera amashaba. Ndamubwira ni niba ari amashaba binywe. Nyuma yo kubona ibyo byose byamubayeho, Riderman agira inama abakiza mu muziki abasaba kwitonda. Wagize ati ntabwo biba byoroshye, hari igihe inzira ziba atari nyabagendwa. Nguko Riderman yarokotse vuga amakenga yagize mu byo yari agiye kunywa. Umunyarwandakazi Ingabire Sunlight Dorcas wamamaye nka Sani ku mbuga nkoranyambaga ndetse akanakora umuziki. None mu byamamare Nyarwanda bemera ko barozwe, aho rimwe yaganaga na Gentil Jideo kuri 1on1 yavuze ko nyuma y'uko abantu bamenye ko afite appartement batangiye kumugendaho bashaka no kumwica. Ati nyuma yo appartement yagaragaye nahuye n'ibibazo bikomeye, abantu bangenzeho bamwe bashaka kunyica birangira banduze, ndarwara ndapfa burundu ndongera ndazuka. Nguko uko Sani yahamijwe ko yarozwe akaza gukira, Imana ikamurokora. Umuhanzi, umunyamakuru akaba n'umukinnyi wa filime Sengabo Jean Bosco wamamaye nka Fata ku mavuta nawe yemera ko bigeze kumuroga mu minsi ishize. Fata ku mavuta usigaye kuri ubusesenguzi kuri 3D television yaje kumara igihe kinini adakora, bamwe batangira gukeka ko yahagaritse akazi ariko ahagarukiye. Yishuye ko yari yararozwe ariko akaza kurogeshwa ku mupfumu wakundaga ibiganiro bye, nyuma akaza kumwihamagarira nuko akamurogora. Abantu barandoze ariko ngera amahirwe ahantu bandogesheje abari naho bamamagara bamuti unyiza. Nguko uko amarozi yakoze kuri Fata ku mavuta akaza kuyakira nawe. Uwamenyekanye nka Bishop Brigitte nawe yabwiye Urugendo Television kandi bamuroza muza ko yimereye neza, aho yagize ati ntago neza kandi babazwa nuko usa bakabazwa nuko wambara. Yaboneye habwira abantu kujya bahora n'abantu bose amahoro
ariko bakirinda gushyira hanze ubuzima bwabo bwose, kuko atari ko bose babyishimira. Amaye ibisa nk'ibidasanzwe nabyo. Uwanyuma kuri iyi nkuru nkesha Inyarwanda.com, Bosco Nshuti, umuhanzi ukunzwe cyane mu ndirimbo ziramya zikanahimbaza Imana, yahimbye indirimbo yiswe Ibyo Ntunze mu gushimira Imana nyuma y'uko yari akize uburwayi budasobanutse, ubwo baje kumusobanurira bakamubwira ko yari yararozwe. Nguko uko amarozi benshi bagenda bemeza ko abo mu ruganda rw'imyidagaduro, mu rw'urutonde rw'abahanzi ndetse n'ibyamamare babyemeza. Naho aho uri ushaka uzi inshuti yawe cyangwa undi muntu wawe wigeze kurogwaho akaza gukira, ngayo nguko sinjye wahera, hahera amarozi adasanzwe n'abayakize. Naho njye ndi Shema Jean-Luc.